uramutse ufashe imyaka ufite aka kanya ugakuraho imyaka 10 warangiza ugasubira mu gihe cyashizeho imyaka 10 warangiza ukagereranya icyo gihe n'ubu ngubu muri aka kanya wowe utuye kuri ino si, watangira kwibaza ibibazo byinshi. Ni iki cyahindutse mu iterambere, tekinoloji, intambara ndetse no kuyobora kw'ibihugu runaka? Watangira kwibaza icyo kibazo ukavuga ngo mu myaka 10 noneho iri imbere ibintu bizaba bimeze gute? Tekereza ufunguye amaso mu gitondo cyo mu mwaka wa 2036 haciyeho imyaka 10, ukabyuka ugasanga imodoka zitagira abashoferi zitwaye, ukabyuka ugasanga drone zagejeje buri kimwe cyose wifuza iwawe, akazi wakoraga ni ikoranabuhanga riri kugakora. Ese utekereza iki usanze muri uwo mwaka Afurika ariyo izaba iyoboye isi? Icyo kibazo ukibaze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ejo hazaza ha Afurika dukoresheje imibare n'ubushakashatsi bwakozwe n'imiryango mpuzamahanga. Nyemerera ukore subscribe, share, comment maze twigane turebere hamwe iki kiganiro. Ngiye muri kumva ni MC Clement TV. Reka dutangire. Uyu munsi Afurika ituwe n'abaturage barenga miliyaridi 1,500,000 nk'uko imibare y'umuryango w'abibumbye ibigaragaza. Mu mwaka wa 2050 umuntu umwe muri 4 batuye isi azaba aturuka muri Afurika. Ibyo byose bishobora gutuma Afurika ihinduka umugabane uyoboye isi. Kandi ikindi gitangaje, Afurika ni umugabane ufite urubyiruko rwinshi cyane ku isi. Ibyo byose byerekana imbaraga za Afurika. Afurika ubu ngubu aka kanya ubukungu bwayo buri kuzamuka dushingiye ku mibare ihari, kubera African Continental Free Trade Area. Iyi ni gahunda y'ubucuruzi n'amasoko bihuza ibihugu byose muri Afurika. Ubushakashatsi bwa World Bank bwerekana ko iyi gahunda ishobora kongera ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika no kongera amahirwe y'akazi. Ibyo byose bikaba ari ibitekerezo by'Abanyafurika bishatsemo. Tekereza ibicuruzwa byakorewe mu Rwanda biri kugurishwa mu bihugu byose bya Afurika. Tekereza icyo kintu. Tutagisaba kwambuka imigabane runaka ngo twerekeze mu bihugu by'u Burayi, Amerika na Aziya. Dusigaye ducuruza hamwe hagati y'ibihugu bya Afurika. Ayo makuru yose ni amakuru dukesha worldbank.org. Tekinoloji ya Afurika, tugendeye ku bihari, mu myaka 10 iri imbere ubwenge buhahano nka AI bushobora guhindura byinshi cyane muri Afurika. Ukisanga uri kuvurwa na robo arizo ziyoboye mu bitaro, arizo ziri gutanga amategeko. Ukisanga uri umuhinzi ariko utakijya mu murima, ari amarobo asigaye ahinga, asigaye akora buri kimwe, yarasimbuye abantu basigaye bakora bicaye. Mu mashuri ugasanga ama AI ndetse na n'ubu ngubu tutirengagije ko ariyo ari gufasha abanyeshuri kwiga neza. Muri aka kanya mu gihe isi ihanganye n'ibikomoka ku mavuta, Afurika twe dufite amahirwe akomeye cyane kuko dufite umutungo kamere, ayo mabuye y'agaciro munsi y'ubutaka, byinshi bitandukanye nk'izuba riva buri munsi. Ibyo byose twabyifashisha dukora imirasire y'izuba, imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi aho gukoresha ayo mavuta. Abahanga bavuga ko ingufu z'izuba zishobora kuzamura ubukungu n'ishoramari muri Afurika. Ibyo byose Afurika yacu irakungahaye kuri byo. Ibi byose ntago ari ubuhanuzi, ni ubushakashatsi buba bwarakozwe. Ni ibishoboka bishingiye ku mibare n'ibiri kuba muri ino si uyu munsi. Ejo hazaza ha Afurika hashobora kuzaterwa n'ikoranabuhanga, ugasanga Afurika
yisanze ari iyoboye isi. Ese utekereza ko ibyo bishoboka? Utekereza ko ushobora kumvisha abantu uburyo Afurika izahindukirana indi migabane ikisanga ari iyoboye isi mu bukungu, muri politike ndetse no mu bindi? Ese icyo kibazo ujya ukibaza wowe utuye muri Afurika? Kanda subscribe maze dukomeze kumenya byinshi ku mugabane wacu wa Afurika, maze tuzamure YouTube channel yacu, ubundi dukore byinshi bitandukanye. Kandi nimba hari igitekerezo, inyunganizi wangira, wayandika muri comment. Ciao ciao.